Pi Network iri kugenda yihuza yiyegeranya n'imishinga myinshi ikoresha amafaranga y'ikoranabuhanga, ubucuruzi, ubukungu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigenda byihuza na Pi Network kugira ngo uburyo bwose bw'ikoreshwa ry'amafaranga buzimukire muri ino system. Ntushobora gukoresha Bansa ngo ugure Pi utagira konti ya Pi Network. Dore impamvu: Bansa ikorana na Pi Wallet, ni ukuvuga udafite wallet address iriya tubonera muri Pi browser ntabwo ushobora kugura cyangwa se ngo ugurishe unyuze muri ubu buryo. Ni ukuvuga ko kugira ngo ugure Pi ukoresheje Bansa ugomba kuba ufite konti ya Pi Network ndetse na Pi Wallet yakozwe neza. Aho Pi ijya naho ngaho muri Pi Wallet. Iyo uguze Pi ukoresheje Bansa ijya muri Pi Wallet yawe, ijya kuri za wallet address zawe, niho ihita ijya. Ubwo kuba paniye bafite konti za Pi Network ngira ngo bo bahita babyumva. Bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Ngendere Leonari, ini Umutahira TV. Ikaze mu kiganiro cyacu aho tugiye kuganira kuri Bansa, aho ivugwa cyane mu mushinga wa Pi Network, aho bavuga ko Bansa izafasha abapayiniye kuba babasha kugura Pi mu gihe bafite udupayi dukeya bashaka kuba bagura Pi, ariko n'abatarabonye migration cyangwa se muri iki gihe cya none bakaba bafite ubushobozi bwo kuba babasha kugura izi Pi coin bakoresheje iyi system cyangwa se uburyo bwitwa Bansa. Hanyuma Bansa ushobora kubisoma uko ushaka bitewe nuko wowe uzi gusoma cyangwa se ubyumva ikizima, nuko niwinjira muri system cyangwa se niwinjira muri iri koranabuhanga ubasha kubikora. Rero tugenda tubiganiraho mu buryo bugiye butandukanye, abantu bakagenda babyumva kugira ngo bibagirire umumaro mu gihe kizaza. Ntabwo bisaba ubwenge bwinshi, nta buhanga buhanitse. Iri koranabuhanga ryaroroshye cyane kugeza ubwo n'umuntu utarize nkatwe dushobora kuryinjiramo tukarikoresha kandi rikatugirira umumaro. Iyo nkubwira ibi ngibi mba mfite ibihamya birenga kimwe, birenga bibiri bigaragaza yuko nubwo waba utarize ushobora gukoresha aya mafaranga y'ikoranabuhanga kandi ukayahekenya, ukayabona akakugeraho. Niba ufite impungenge cyangwa se wumva udasobanukiwe neza ngo wumve ko bishoboka ko warya aya mafaranga, ngewe ngo wawe uburenganzira uzambaze. Ariko nge nkunda gufasha abantu batize, badasobanukiwe ibi bintu by'iri koranabuhanga kugira ngo bagire icyo bamenya, kuko mwe mwize muzi byinshi, mwakagombye kuba ari mwebwe mudufasha, ariko nta mwanya mufite wo kudufasha ndabizi. Niyo mpamvu tugomba kwirwanaho nk'intore. Baravuga rero ngo intore ntiganya ahubwo ishaka ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane ikishakira inzira. Muri iki gihe rero ibintu byahenze, ibintu byazamutse, ibiciro by'ibintu byagiye biratumbagira ndetse ibintu birakaze. Niho rero tugomba kwirwanaho, buri muntu wese agashaka uko yakora akoresheje aya mafaranga y'ikoranabuhanga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yaba ari ukujya muri YouTube ugafungura amacano kuri YouTube, ushobora gukoresha izindi platform zishobora kuguha amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yaba ari mining zigiye zitandukanye nubwo hashobora kubonekamo izi zaba scam, ariko kubera ko duhorana internet nta mpamvu yo kutagerageza buri kimwe cyose. Aha rero ikituzanye ahangaha ni ukuganira kuri Bansa tugiye kwiganiraho kugira ngo dusobanukirwe imikorere ya Bansa mu buryo burambuye. Bansa isobanura iki cyangwa se ikora ite? Tugiye gusoma ijambo Bansa ni izina ry'ikigo mpuzamahanga gifasha abantu kugura cyangwa kugurisha amafaranga y'iyakure, cryptocurrency, ni amafaranga y'ikoranabuhanga. Banyura he kugira ngo ibyo bintu babikore?
ugomba kumenya yuko banyura kuri exchange zigiye zitandukanye nko kuri Binance, Trust Wallet n'ahandi. Ni kimwe mu bigo byitwa Payment Gateways cyangwa Fiat on Ramp Services, bisobanura ko bifasha abantu kugura kiributo bakoresheje amafaranga asanzwe nk'amadolari, amafaranga y'u Rwanda, amayero n'ayandi. Ushobora kwibaza uti Bansa bisobanuye iki? Bansa ni urubuga n'ikigo gifashwa mu guhuza abantu n'amasoko ya kiributo, cyane cyane igihe ushaka ibintu bikurikira. Icya mbere, kugura kiributo nka Bitcoin, Ethereum cyangwa Pi niramuka igurishwa. Icya kabiri, kwishyura ukoresheje Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay cyangwa banki. Icya kabiri, ikora ite? Dore uko ikoreshwa mu buryo bworoshye. Ujya kuri app cyangwa urubuga rufatanya na Bansa nka Trust Wallet cyangwa Binance, ugahitamo kiributo ushaka kugura. Wamara guhitamo kiributo ushaka kugura, ugahitamo uburyo bwo kwishyura, ikarita cyangwa banke. Hanyuma Bansa igufasha amakuru y'ukuri, identity verification, kugira ngo yubahirize amategeko. Iyo wemeye byose, Bansa ikoherereza kiributo yawe kuko kuri wallet wayihitiyemo. Urugero, niba ushaka kugura Bitcoin kuri Trust Wallet, ushobora guhitamo buy, ukabona buy ni ukugura, ukabona aho bavuga kugura na Bansa, ni ukuvuga ngo buy with Bansa, uhita wishyura ukoresheje Visa, hanyuma Bitcoin ikoherezwa kuri wallet yawe. Hanyuma ushobora kwibaza uti muri Pi Network Bansa izakora ite? Ahubwo bati mu rwego rwo guteza imbere ikoreshwa ry'ifaranga rya Picoin, Pi Network yatangije ubufatanye na Bansa, ikigo kizobereye mu guhuza amafaranga asanzwe Fiat n'iyakure, cryptocurrency. Ni ukuvuga amafaranga asanzwe ni Fiat, hanyuma amafaranga y'iyakure ni cryptocurrency. Iyi gahunda nshya igamije korohereza abakoresha kugura Pi bakoresheje amafaranga asanzwe binyuze muri Pi Wallet yabo. Hanyuma uko Bansa ikorana na Pi Network, icya mbere, kugura Pi ukoresheje amafaranga asanzwe. Abakoresha bashobora kugura Pi bakoresheje amafaranga ya banki, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay cyangwa kohereza amafaranga kuri konti ya banki. Ibi bikorwa binyuze muri Pi Wallet, aho Bansa yashyizweho nk'uburyo bwo kwishyura. Cya kabiri, KYC ya Bansa. Nubwo ushobora kugura Pi utarimukira muri mainnet, ni ukuvuga ngo utarabona migration, mbese ushobora kugura Pi utarabona mainnet ya Pi Network, ugomba kubanza gukora isuzuma ry'umwirondoro KYC binyuze muri Bansa. Iyi KYC ni iyihariye kuri Bansa kandi itandukanye na KYC ya Pi Network. Ikindi rero ni ukugura Pi utarimukira kuri mainnet, ni ukuvuga utarabona migration, uburyo bwo kuba wagura Pi Pi zawe zitarimukira muri mainnet utarabona migration. Abakoresha bashobora kugura Pi nubwo batarimukira muri mainnet ya Pi Network. Ibi bivuze ko n'abatararangiza imigirire ya mainnet bashobora gutangira kugura Pi. Impinduka z'ingenzi: kugura Pi byoroshye. Ubu abakoresha ngo nuvuga abapayiniya bashobora kugura Pi mu buryo bworoshye
bakoresheje uburyo busanzwe bwo kwishyura kongera ubwitabire. Iyi gahunda izatuma abantu benshi bashobora kugura payi, bityo ikazafasha mu gukwirakwiza ikoreshwa ry'iri faranga, guteza imbere ubukungu bwa payi. Bansa yaguze payi miliyoni 30.5 bifite agaciro ka miliyari 19 z'amadolari, bigaragaza icyizere cyayo ku mishinga ya payi network. Uko watangira: fungura payi wallet yawe, hitamo kugura payi ukoresheje Bansa, kora KYC ya Bansa, hitamo uburyo bwo kwishyura, ikarita ya banki ya Pay, Google Pay cyangwa kohereza kuri konti ya banki. Payi izoherezwa kuri payi wallet yawe. Iyi gahunda izafasha abakoresha payi network cyane cyane mu bihugu bya Afurika n'ahandi kubona payi mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Hanyuma utaramayininze payi cyangwa udafite account ya payi network yabasha gukoresha Bansa agura payi? Oya, ntushobora gukoresha Bansa ngo ugure payi utagira konti ya payi network. Dore impamvu: Bansa ikorana na payi wallet, ni ukuvuga udafite wallet address iriya tubonera muri payi browser ntabwo ushobora kugura cyangwa se ngo ugurishe unyuze muri ubu buryo. Ni ukuvuga ko kugira ngo ugure payi ukoresheje Bansa ugomba kuba ufite konti ya payi network ndetse na payi wallet yakozwe neza. Aho payi ijya naho ngaho muri payi wallet. Iyo uguze payi ukoresheje Bansa ijya muri payi wallet yawe, ijya kuri za wallet address zawe, niho ihita ijya. Ubwo kuba paniye bafite konti za payi network ngira ngo bo bahita babyumva. Niyo mpamvu utayifite bitakunda kuyakira, ntaho wayakirira, ntaho wayishyira. KYC ya Bansa: nubwo Bansa ifite uburyo bwayo bwa KYC kwemeza umwirondoro, igikorwa cyose gihuzwa na konti yawe ya payi network. Icyitonderwa: nubwo bemeje ko ushobora kugura payi na mbere yo kwimukira muri mainnet utarabona migration nyine, ugomba kuba byibuze warakoze konti ya payi network kandi ugafungura payi wallet. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu ugomba gukora, ugomba gufungura account ya payi network, warangiza ugahita ukora wallet mu buryo bwihuse. Baraguha urugero rw'ibi bigendanye na, barakubwira bati urugero rworoshye ni nko kugura umuriro wa cash power. Ntushobora kugura utazi nimero y'uwishyurwa cyangwa se nimero y'umuntu ugiye kugurira umuriro. Na payi niko bimeze kuri Bansa, iragufasha kugura payi ariko igomba kugiraho iyohereza, aho ni muri payi wallet cyangwa se muri wallet address yawe iba muri ecosystem ya payi network kuri payi browser. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherere hose. Mbabwire ni mukomeze gukora mining ya payi network. Payi network ni umushinga umeze sawa, kandi abamayinize payi network ntimurambirwe, igihe kizagera payi network iri kugenda yihuza yiyegeranya n'imishinga myinshi ikoresha amafaranga y'ikoranabuhanga, ubucuruzi, ubukungu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigenda byihuza na payi network kugira ngo uburyo bwose bw'ikoreshwa ry'amafaranga buzimukire muri ino system. Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kuri channel yacu Mutara TV, reka mbigusabe ukore subscribe kuri channel yacu Umutahira TV. Bye bye. MC mwiza asobanura ibirori byiza. MC Leonard ashobora kubabera MC
mu misango yacu ya kinyarwanda, aho ashobora kubayoborera dote na reception kandi ibintu bikagenda neza. Ashobora kubabera mu mwanya mwiza wo kubabwira amazina y'inka mu gihe cy'amazina y'inka, mukeneye iyo gahunda y'amazina y'inka muri dote cyangwa se no mu bindi birori bitandukanye aho muzakenera izi serivisi zishobora kuboneka kuri uyu Mutahira Leonard. Ariko kandi Leonard ashobora kubabera umusaza, akababwira imisango, akabakorera imisango, akagusabira umugeni cyangwa se agasabwa umugeni, akaba umukwe mukuru cyangwa umusangwa mukuru. Ukeneye MC Leonard wamuhamagara kuri 078886830006.